perezida wa ekipe ya Rayon Sport utubwiye abagiye, biragaragara ko uyu mwaka mwaguze abakinnyi benshi 16 nk'uko Hitimana bivuze, nawe uvuze ko mugifite gahunda yo kugura abandi. Tubwire, ku munsi w'ejo twabonye abafana ba ekipe ya Rayon Sport bagiye kwakira umwe mu bawinga bakomeye wanyuze imitima y'abareyo, ndetse n'abanyamakuru bari bahari bihereye ijisho babonye ari umwe mu bakinnyi bakomeye. Hari indi bunduki ikomeye, bantu ntibarabona amafoto. Patrick yatubwiye ko twajya kuri social media zari ukubise y'ijisho, yaba kuri YouTube channel, kuri Twitter n'andi atandukanye, nta kintu ubona. Umuntu bita Bobakari Traoré, bihagaze gute? Abareyo ko bahuzaguritse ngo AS Kigali ngo imugejeje Muhanga, bimeze gute? Imugejeje Muhanga mujyana he? Kubera ko ari AS Kigali irimo gukorera kampu, ubu niho bari. Ariko banza AS Kigali nkunze kumva bayivuga, ubanza hari ikwiye guhabwa agaciro kayo. Nkeka ko AS Kigali ni ekipe yiyubashye, ariko ntabwo iba abakinnyi barambagijwe n'abandi. Yenda sinyivugira kuko gendereye siporo, ariko umukinnyi wacu twaramurambagije, turamuzana, turumvikana, araza, ubu ari mu Rwanda, ari i Kigali. Yahageze ejo, ngo ni saa 9 z'ijoro z'ejo, ejo yiriwe aruhuka no ku myitozo. Abakunzi, abafana baramumbazaga, ariko nk'uko mubizi twebwe nka Rayon Sport hari ibyo dukurikiza. Hari umukinnyi tutazi cyane cyane, iyo tumuzanye tubanza kureba ko afite ibyangombwa byose dusabwa, bituma dushobora no kumwakira ibyangombwa by'akazi. Ibyo byose byarakozwe, no kureba niba afite icyitwa casier du extrait du casier judiciaire, yego, cyangwa se police clearance. Ibyo byose arabifite, ariko tunareba niba uwo mukinnyi uje gukora akazi adafite ikibazo iki n'iki cy'ubuzima. Ubu rero tuvugana, umuganga wacu yamutwaye gukoresha medical test kugira ngo barebe uko uhagaze, hanyuma gahunda zindi zikurikire. Ubu ndava muri studio menye uko bimeze, hanyuma dukomeze izindi gahunda. Ngira ngo perezida, impamvu abareyo bavuze icyo kintu, hari amakuru yavuzwe mu minsi yashize avuga yuko hari umukinnyi witwa Yakre w'umukamerune wagiye muri AS Kigali, bavuga ngo imupapuye Rayon Sport ku isegonda rya nyuma. Se koko uyu mwataka uramuzi, mwaramwifuje? Unatubwire ku mukinnyi wavuzwe cyane, turi mu bantu nzi neza yuko bamuvuzeho igihe kinini, ndetse biganiro we yanamubwiriweho amagambo akomeye cyane. Mongo Kipe Lumpara Bokamba, Rayon Sport tukumva ko yamwohereje itike y'indege, bishobora kuba byarabaye kabiri, inshuro 3. Rayon Sport tukumva ishobora kuba ngo hari amafaranga yamwoherereje yo gusigira famiye ye. Ariko biza kurangira ejo bundi twumvise amakuru ko yasinyiye Lupopo. Uyu mukinnyi koko mwaramwifuje? Uyu mukinnyi koko ibyavuzwe ko yaje kubakwepa ku munota wa nyuma byabayeho? Ndagira ngo utwo tuntu tubiri uba ari two ugira icyo uvugaho. Mbanze rwose asobanure ko nta gitangaza kirimo, nta nubwo byanacitse, ibyo ni ibisanzwe. Nubwo atajya mu bakinnyi umupira w'amaguru, n'umusore ashobora kuza n'umukobwa igihe cyo gusaba cyangwa nyuma yo gusaba, ubukwe ntibura. Ibyo ni ibisanzwe. Hari igihe numva byabaye nk'aho ari ikintu kidasanzwe mu itangazamakuru. Muri football ibyo bibaho. Kubera iki? Kubera ko iyo ekipe irimo yubaka irarambagiza, kamwite kurambagiza rwose. Ndashaka umukinnyi, ndashaka umukinnyi ukina kuri umuwinga, ndashaka striker number 9, ndashaka umunyezamu. Abo bose
ushobora kuba ufite ofure nyinshi abagushaka nabo mukagenda muganira. Uwo muganiriye ntibivuga ko uwo muganiriye wa mbere ari we muzumvikana. Ushobora kuganira ugasanga afite imvune, ushobora kuganira ugasanga abonye undi umuha amafaranga menshi kuko aba ari ku isoko. So, ni ukuvuga ngo kutumvikana bishobora guturuka ku ruhande rumwe muziganira. Ngarutse kuri Manicre wavugaga, twaramuganirije niko twaramwifuzaga, tugenda tugira ibiganiro bigenda byavansa, ariko tugeraho tumwaka police clearance kuko twebwe tukuriza amategeko. Iyo umuntu aje, umunyamahanga aje mu gihugu, hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo uzabone kumwakire working permit. Ibyo rero twe twaragiye turimusaba akabitinza, ndetse abo bita abagenti bakatubwira ko akibishaka. Igihe kiragera batubwira ko minisiteri ya justice y'iwabo ubutabera bitabimuhaye, ngo yabahakaniye, ku buryo agenti we yanavuze mu rurimi rw'igifaransa ngo je doute de ses antécédents judiciaires. ngo minisiteri yazitwimye, rero ati turashidikanya ku birebana n'iby'ubutabera bw'iwabo. Ibyo rero kuri twebwe nka Rayon Sport igendera ku mategeko, yifuza gukora kinyamwuga, byo birahagije ngo duhagarike ibiganiro. Amakuru yari mu butabera barayashidikanyaho, byaba wenda byayabanjirije. Twe rero twahise ibiganiro tubihagarika, turavuga ngo niba tudashobora kubona extrait du casier judiciaire, police clearance, tugutumiye uri kuri responsabilité za Rayon Sport, uvuye mu gihugu kindi ukaza mu Rwanda, ibyo ngibyo ibiganiro turabihagarika. So, niba rero indi kipe bariyumvikaniye, ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko twebwe n'icyo ngicyo cyatumye tudakomeza ibiganiro. Icyo cyangwa